Yesu ashimwe nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba cano yacu ab'Imana bera kandi amahoro y'Uwiteka abane namwe. Uyu munsi rero twongeye kuza tubasuhuza kandi tubifuriza ibihe byiza. Mwarakoze gukanda subscribe zanyu aho muri kujya muri telefone zanyu mukajya muri YouTube zanyu mukandikamo ijambo ab'Imana bera, mwarangiza mugasiga akanya mukandika Imana ibaha imigisha myinshi cyane. Mwarakoze rero kubera ko mwagiye mudukurikirana aho muri hose, aho mwagiye mukanda za subscribe. Imana ibaha imigisha kandi reka nongere mbifurize ishya n'ihirwe, reka nongere ngira amahirwe yo kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026 nubwo utaragera ubwo mbaye uwa mbere wo kuwubifuriza. So rero reka tuyisome ijambo ry'Imana gatoya, ariko dusuhuze abakecuru, dusuhuze abasore, dusuhuze abagabo, dusuhuze abakobwa, dusuhuze abantu mwese mugiye mutandukanye. Ariko kandi mbabwira ni subscribe zanyu n'ukuri zirakenewe, ariko si zo zonyine zikenewe. Aya mavuga butumwa tubazanira tubashyiriraho abayatuvunywe, kubigisha ijambo ry'Imana biragorana, ariko mu by'ukuri iyo ufashe video ukayireba ukayumva yose biba ari byiza cyane. Umuntu abasha kumenya intangiriro ze ariko ntago ajya amenya amasazire ye. Bisobanuye ngo rero nawe jya wumva iri jambo ry'Imana tuba twagushyiriyeho, kuko ibiryoshye byose biba biryoshye, ariko cyane cyane ibisoza bikarushaho. So reka rero tugusengere, ubundi nitumara gusenga dusome ijambo ry'Imana twabazaniye. Kandi ntugire ubunebwe bwo kumva iri vuga butumwa, kuko ntago riba riri ku minota myinshi cyane. Imana itugirire neza. Mana turagushime, turaguhimbaje, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Watubwiye neza ko icyubahiro cyawe utazajya undi, utubwira ko ishimwe ryawe utazariho ibishushanyo bibajwe. None aha dusuhuje abantu bose Mana, abagenda badukurikiranye, ubagirire neza, ubahe imigisha itagabanyije, kandi ibibazo byose n'ibyifuzo byose ubisubize muri bo mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'Uwiteka ziganze muri twe, kandi ukora imirimo n'ibitangaza. Ndakubashye kuri uwera kandi uri rubasha urikaruhura, nanjye mbyatse Imana nizera izina rya Yesu, amen. Imana rero ibaha imigisha. Reka dusome ijambo ry'Imana, ariko twongeye gusuhuza abakunzi bacu bari muri za Canada, twongeye gusuhuza abakunzi bari mu gihugu cy'u Rwanda, dusuhuje abantu bari muri za Amerika, dusuhuje abantu bari mu bihugu byo hirya no hino. Reka suhuza abarundi, reka suhuza abakongomane, reka suhuze abantu bari muri East Africa na Central Africa. Reka suhuza abantu mwese, mbabwire ngo amahoro y'Uwiteka abane namwe, amahoro y'Imana abane namwe. So reka rero dusome rino jambo ry'Imana, kandi Uwiteka abane namwe ndetse abafashe. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ibice 35 umurongo wa mbere. Dusome twumve uko avuze. Turasoma n'umurongo wa 15 ibice 15 naho dusome twumve, ubundi ndagaruka soza mu izina rya Yesu. Reka dusome twumve uyu muririmbyi ariko arekumvyiga. Reka mbanze muririmbi. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye kuboko kwawe umuyaga n'imiraba birahunga. Imana ishimwe. Hari impamvu uyu muririmbyi aje, bivuze ngo Imana igire ibyo ihungisha ku buzima bwawe, Imana igire iby'icyaha, imiraba, imiyaga byose bicyahe ku buzima bwawe. Kandi abarozi bakuzengereje, abagome n'abagambanyi bakuzengereje, abaguteje inyatsi, abatuma utagira icyo ugeraho, Imana ibihuhe iyo miyaga, iyo miraba, Imana ibyegezeyo, ibitumuza umwuka wayo wera mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome rero rya jambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Zaburi 35 umurongo wa mbere haravuze ngo, Zaburi ya Dawidi umutwe w'ijambo, Uwiteka burana n'abamburanya. Imana ishimwe. Imana iburane n'abakuburanya. Yesu ashimwe. Uwiteka burana n'abamburanya. Imana ikuburanire, nanjye mburanire, ize mu byawe, ize mu byanjye. Haleluya. Uwiteka burana n'abakuburanya. Yesu ashimwe. Ngo kandi arwane n'abandwanya.
uwiteka kurwanirire, abakurwanya kurwanirire, ibikunesha bineshe, ibiguhiga bihige, ibikugendaho bigendeho, ibikuvuga bivuge, ibikwasamiye byasamire. Uwiteka aburane n'abakuburanya kandi arwane n'abakurwanya. Yesu ashimwe, Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngo endi ingabo nto n'inini, umurongo wa 2, endi ingabo nto n'inini uhagurukire kuntabara. Yesu ashimwe, Imana nitora ingabo, itora inini, itora intoya, ihagurukire kugutabara. Waba uri umubyeyi, waba uri umugabo, waba uri umusore, waba uri umukobwa, waba uri umwana, waba uri umukecuru, waba uri umusaza, Imana itora ingabo nto n'inini ihagurukire kugutabara ndetse no kukurwanirira. Imana ishimwe. Reka dukomeze dusome, ndumva afashijwe cyane. Yesu ashimwe, uhagurukire kuntabara, nanjye mu batabaye ndimo, nanjye ndimo. Imana ishimwe ngo kandi ushingure icumu mu ntagara, wimimira abangenza. Imana ishingura icumu mu ntagara, mu byakurwanyaga, mu byakugenzaga, mu byaguhigaga, mu byagufatagaho ijambo, mu byakuburanyaga. Imana ivuganya nawe ngo iki? Ngo ishinguye icumu mu ntagara, ngo yimimiye abakugenza. Abakugenzaga uyu munsi ntabwo uzongera kubabona, abakurwanyaga ntuzongera kubabona, abaguhigaga ntuzongera kubabona, abagufatagaho ijambo ntuzongera kubabona. Imana ivuganya nawe ngo iki? Ngo ishinguye icumu mu ntagara, yimimiye ibyakugenzaga byose. Ubwo bukene bwawe, izo nyatsi zawe, uko kwiheba, uko kutagira umugabo, aba bakuvumye bakavuga ko nta bukwe uzacyuza, aba bavuze ko nta kirori, aba bavuze ko nta nayimbwa uzikamira, akira gukama inka. Kuko Imana ivuganye nawe ngo iki? Ngo ishinguye icumu mu ntagara, yimimiye ibyakugenzaga. Wamvuge ngo amina cyane. Imana ishimwe. Hanyuma Bibiliya ikomeje ivuze ngo iki? Iravuze ngo ubwire umutima wanjye uti, ubwire umutima wanjye uti, ni njye gakiza kawe. Wowe ubwire umutima wawe, wowe uvugane n'umutima wawe. Hanyuma ubwire Imana ko muri agakiza kayo. Abashaka ubugingo bwanyu ngo bamware, bagire igisuzuguriro, inzobo bagucukuriye baba ari bo bazijyamo, zagera z'abagufungurira baba ari bo bazinjiramo. Abakugambanira, abagufatagaho ijambo, abakugenza, abakurwanya, abaguhiga, abavuga ko ntacyo uzapfa wimariye, abo ngabo nabo ibyo bagiye bacura, imigambi bagiye bacura, nabibahindukirane mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo bamware bagire igisuzuguriro kandi abajya inama yo kungirira nabi, basubizwe inyuma, baterwe ipfunwe. Yesu ashimwe. Abajya inama yo kukugirira nabi bose basubizwe inyuma, basubizwe inyuma. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Dore iri jambo, baterwe ipfunwe, babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi marayika w'Uwiteka birukane ku buzima bwawe, birukane mu byo ukora, birukane mu kazi, birukane aho bagutegaga, birukane mu rugo utuyemo, birukane abantu bose bajyaga inama mbi ku buzima bwawe, zo kukurwanya, zo kukugenza, zo kugufataho ijambo, zo kukuvuga nabi. Abo bose Uwiteka birukane mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo nkubwire ngo akira ubutabazi bw'Imana, akira kurengerwa n'Imana. Uyu munsi Imana ije kuvugana nawe, uyu munsi Imana ije kuguhesha agaciro, uyu munsi Imana ije kuguhesha ijambo, uyu munsi Imana ikugarutseho, uyu munsi Imana irakuvuganiye, uyu munsi Imana ije kukwiyereka, uyu munsi Imana ije mu byawe, uyu munsi Imana iguhesheje ijambo ndetse n'agaciro. Reka mbasengere iri vugabutumwa ujye uryumva rirangire, kandi Imana itugirire neza. Imana ibonane n'abakurwanya, irwanye n'abakurwanya, ihiga abaguhiga, kandi yarambwiye ngo nta kizaba ku mukiranutsi wanjye ntakimubwiye. Imana ishimwe. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mwami wanjye, mwana w'intama w'Imana, uyu munsi uhaye ubutumwa bwiza abantu bawe, ubabwiye neza ko uje kurwanya ibibarwanya, ugahiga ibibahiga, ukaba wenze ingabo nto n'inini, ukaba wahagurukiye kubatabara no kubarengera. Ndumva uje kugira neza, ndumva uje gutabara, ndumva ushize mu mahoro uwo bacuriraga ingona, ndumva urwanyije ibyaturwanyaga, ndumva uhize ibyaduhigaga. Reka imbaraga zawe ziganze kandi zitugote
urakoze rave kire sayine mando jezima, urakoze cyane ko hari abantu uvuye imitwe, hari abantu uvuye imigongo, hari abantu uvuye amaguru, hari abo uvuye mwami pyiko, hari abo urinze amadiyabete, hari abo urinze imivuduko y'amaraso, hari abo ukijije ibisazi, hari abo ukijije imitwe y'uruhande rumwe, hari abo ukwinyatsi mu biganza. Urakoze, wakira ibyubahiro byawe Mana, nanjye mbyatse Imana nizera izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Amahoro y'Imana abane nawe.